twongeye kubaha ikaze ku isengesho ribohora official. Shalom kuri mwese abari hirya no hino mudukumva mudukurikirana muje hano ku isengesho ribohora official kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe duhaye umwanya nk'uyu wo kugira ngo tugaruke hano. Ntabwo biba byoroshye kubona umwanya wo kugira ngo tuze tuganire namwe. Umuririmbyi yarabizi neza, yararirimba ngo umpakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije. Yararebaga akabona kubona umwanya ari ibintu bigoye bitewe n'ibihe umuntu aba arimo, ibihe umuntu aba arimo aracamo, ibihe isi irimo iracamo. Yisabira Imana umwanya kugira ngo Imana imuhe akanya ko kuyegera. Imana ishimwe rero duhaye akanya kugira ngo tuze tuganire ijambo ry'Imana namwe. Reka tubanze dusenge. Imana tuguhaye ishimwe, tuguhaye icyubahiro kuko duhaye umwanya kugira ngo tugaruke hano ku isengesho ribohora official kugira ngo ducishemo ijambo ryawe urihereza abantu bawe. Ntuhabwe icyubahiro, ntushyirwe hejuru. Tuguhaye ishimwe kubw'uyu mwene data nawe uhaye umwanya wo kugira ngo aze kumva. Si bose baba bagize amahirwe kugira ngo bagwe hano, baze hano kuri iyi channel kumvira ijambo. Abo uhaye amahirwe kugira ngo baze kutumva, tugushimiye ko yabahaye. Mu izina rya Yesu Kristo umwuka wera bazeho, nanjye umwuka wera nzeho kugira ngo twese twakire kandi twumve icyo uvugana n'ubuzima bwacu, icyo twigisha. Urakoze uje hano ntasubireyo uko yaje. Umva wese ntagume uko yaje mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo imbaraga zawe ziciye mu ijambo ryawe zibohora uyu muntu, zikiza uyu muntu twumva, ziremera umuntu ubuzima utumva, ziremera umuntu ibitangaza utumva. Urakoze kuko uri Imana mva gusenga. Ganza hagati muri twe, ganza mu ijambo, ganza muri uyu mwanya udomine umwanya wose. Turi bumare tuvugana n'ubwoko bwawe, ubwoko bwawe nabo butwumva, utwumva wese umwanya mara twumva. Ugumane nawe kugira ngo umujyana aho wifuza kumujyana, umwinjiza aho wifuza kumwinjiza. Ni mu izina rya Yesu risumba amazina yose, amen. Shuti mukundwa, hari ahantu Imana ishaka kuvana naho ishaka kuganisha. Wowe uje hano ku isengesho ribohora official, hari aho Imana ishaka kugukuvana, hari aho ishaka kukujyana. Kuko ni Imana yo mu mugambi wayo ishaka kutuvana mu bwiza itujyana mu bundi. Ishaka kutuvana mu bibi itujyana mu byiza. Ishaka kutuvana hasi itujyana hejuru. Ishaka kutuvana mu byaha itujyana mu gukiranuka. Ishaka kutuvana mu kwizengurukaho itujyana mu gukomeza urugendo rutera imbere. Icyo Imana ikwifuriza ni ukuva mu bwiza ujya mu bundi, ni ukubona impinduka z'ubuzima, ni ugutera intambwe ijya imbere atari ugutera intambwe ijya inyuma. Umugambi wa Satani ni ugutera intambwe ijya inyuma, ijya inyuma, ijya inyuma kugeza igihe usubiriye hasi cyane ku ivuko. Ariko umugambi w'Imana ni ukugira ngo utere intambwe ijya imbere, ijya imbere kugeza igihe ugeze ku cyo wateguriwe mbere y'uko ushyirwa mu nda ya mama wawe. Wibutse ko Imana mbere y'uko igushyira mu nda ya mama wawe yaguteguriye ibyiza byinshi. Yaguteguriye kubaho iteka ukabana nayo mu bwami bwayo. Igutegurira ubuzima budapfa, ubuzima buzira umuze, ubuzima bumeze nk'ubwayo ibaho iteka. Imana dusenga ntipfa, ntisaza, ntisonza, nta kibazo igira icyo ari cyo cyose. Ubwo nibwo buzima Imana yaguteguriye nk'ubwayo. Yifuza kubana nawe iteka ryose, ukabaho mu buzima butarwara, ubuzima budapfa, ubuzima buzira umuze, ubuzima buhoraho mu bwami bwayo. Uwo ni umugambi nyamukuru n'ubundi yari ifite iri mu muntu. Tumaze iminsi rero aho duherukira no kuvuga
twigishije ku isezerano ukuntu abantu bakorana amasezerano n'ubwami bw'umwijima n'uburyo umuntu yayasohokamo, cyangwa se ukuntu umuntu yakorana isezerano n'abadayimoni n'uburyo umuntu ashobora gusohoka muri iryo sezerano. Twabonye rero ko umuntu ashobora gukorana isezerano n'abadayimoni atabizi, kandi kugirana isezerano n'abadayimoni ni ibintu bibi cyane, n'ibyago n'amakuba. Rero ubwami bw'umwijima ubundi kugira ngo bugendane n'umuntu ni ngombwa ko bushaka isezerano. Wibuke ko ubwami bw'umwijima akazi kabwo kwiba, kwica, kurimbura. Igihe wakoranye isezerano nabwo, ubwo nyine mukoranye isezerano ry'urupfu, mukoranye isezerano ryo kukurimbura, mukoranye isezerano kwanza mukoranye isezerano ryo kukwiba, kabiri mukoranye isezerano ryo kukwica, gatatu mukoranye isezerano ryo kukurimbura. Nuvuga ngo rya sezerano ukoranye na Satani cyangwa se n'abadayimoni rizahesha uburenganzira abadayimoni kugendaho. Abadayimoni kugira ngo nabo bagira ububasha ku mwana w'umuntu cyangwa bagira ubushobozi ku mwana w'umuntu, ni ngombwa ko bashaka itegeko ribarengera. Kuko mu isi y'umwuka, nk'uko ubona hano mu isi hari amategeko agenga igihugu ubarizwamo cyangwa iki gihugu turimo, hakaba n'inteko ishinga amategeko ishyiraho amategeko nyine, inteko yicara igashinga amategeko agomba kuyobora igihugu. Ya mategeko agatorwa, abayica bagahanwa. Niko no mu bwami bw'Imana, cyane cyane ubw'ijuru, nabwo bufite amategeko, ndetse na bwa bundi bwa Satani nabwo bugira amategeko. Noneho rero sasa budashobora kurenga. Nuvuga ngo rero ubwami bwa Satani, ingaruka ku bwami bwa Satani, ubwami bw'umwijima, ubwami bw'abadayimoni ari imyuka mibi kugira ngo ikugireho ijambo. Abadayimoni kugira ngo babashe gusura ubuzima bwawe no kuvuzita ubuzima bwawe imizimu cyangwa amashitani y'ubwoko bwose, ni ngombwa ko ashaka isezerano hagati yawe nayo. Akreya abashaka isezerano cyane kugira ngo noneho ya myuka igira impamvu yo kugutera, igira impamvu yo kukugendaho. Igihe rero iyo mpamvu itavuyeho, ari ryo twita isezerano, uba warakoranye n'abadayimoni utabizi. Tuzagaruka ku masezerano akorwa abantu batazi n'abadayimoni. Twahamagariwe kwigisha inyigisho nk'izi, twahamagariwe guhishura ibihishwe nk'ibi. Niwo mwuka Imana yadushyizeho, ndetse dushyiraho umwuka wo gusobanurira abantu no gufasha abantu no gusenga, tukumira izo mbaraga, dukubita iyo myuka. Nyuma y'izi nyigisho nabwe ko nzazana isengesho rikumira, risenya, rikubita, rihanagura aya masezerano rero y'abadayimoni. Abadayimoni rero ntabwo bapfa kwiza mu buzima bw'umuntu gutyo. Imyuka mibi ntabwo ishobora kuza gutera umuntu gutyo. Niki cyakwemeza ko hari imyuka mibi kugendaho? Ni ibintu byoroshye cyane. Nawe urumva nyine imyuka mibi iteza ibibi, ni imyuka mibi iteza ibibi. Aho umwuka mubi uri, ikibi kirahaba. Aho imyuka mibi iri, ikibi kirahaba. Igihe umwuka mubi wakwinjiyemo, uzagira umutima mubi. Igihe winjiye mu bitekerezo byawe, uzatekereza nabi. Igihe umwuka mubi wakwinjiyemo, biterwa n'uwo mwuka uwo ari wo. Imyuka iri mu bwoko butandukanye. Hari imyuka ishinzwe guteza ibyaha gusa, ikaba ari cyo gice ikoreramo. Ni ukuvuga ngo inshingano z'iyo myuka mibi, ugasanga iyo myuka mibi ishinzwe inshingano zayo ni uguteza ibyaha. Wakwinjiramo iyo myuka iteza ibyaha, iyo ukwinjiyemo ugushyiramo inyota yo gukora icyaha, noneho ikanagutinyura gukora icyo utakoraga. Imyuka mibi ishinzwe guteza ibyaha yakwinjiramo ikagushyiramo inyota y'ibyaha, yamara kugushyiramo inyota y'ibyaha ikagutinyura no kubikora, kuko nyine ni ikishinzwe. Ubwo rero bihita byoroha nkawe uneze amatwi uri kunyumva, ibyo ukora hari umwuka mubi ubigukoresha, ukwinjiramo ugafata wowe imbere unyumva, ukagukoresha bya bindi ukora. Uwo mwuka rero kugira ngo kubohokeho, bisaba kwanza kumenya ko uwo mwuka ufite. Gatatu, ugashaka gukizwa n'umwami Yesu Kristo kugira ngo kubohore kuri uwo mwuka mubi.
uguteza ibyo. So hari imyuka mibi rero yindi nayo idashinzwe ibyaha ahubwo ishinzwe guteza ibibazo. Imyuka ishinzwe guteza ibibazo, urugero guteza crise, guteza inyatsi, guteza amakimbirane, guteza ubukene, guteza ibihombo. Hari imyuka mibi y'abadayimoni ishinzwe gukora ibyo. Rero iyo uwo mwuka wakwata tukakwinjiramo uzaguteza nyine ibihombo, ni wacuruza gutangire guhomba. Iyo uwo mwuka waje mu buzima bwawe uzaguteza, biterwa nyine n'icyo watumwe. Niba uri umucuruzi nyine uzatumwaho umwuka uguteza ibihombo, umwuka utuma utabona abakiriya, uzatezwa umwuka w'inyatsi ushinzwe kukwambura amafaranga. Niba uri umugore uri kumwe n'umugabo uzoherezwa umwuka utuma mugirana amakimbirane ubatandukanye. Niba ufite umufiance uzoherezwa umwuka utuma kugira ngo nyine ubateze amakimbirane mushwane mutandukane. Imyuka nuko nguko ikora. Ndimo sobanura rero kugira ngo ubashe koroherwa kumenya igihe waba ufite umwuka nyine uyo mwuka mubi waba wakwatatse. Nyine ni ibintu byoroshye cyane, nyine ni umwuka mubi uteza ibibi. Niba hari imyuka mibi yindi nanone ishinzwe guteza indwara, iteza indwara, iteza ubumuga n'iki bintu nk'ibyo. Tubona Yesu umunsi umwe bamuzanira umurwayi acyaha dayimoni, avuga yewe dayimoni utera ubumuga muvemo, dayimoni muvamo. Hari abadayimoni bashinzwe gutera ubumuga gusa, ni ukuvuga ngo igisata bakoreramo bo ni uguteza ubumuga. Ni ukuvuga ngo umudayimoni niba akanguwe arakoherezwaho yahawe operasiyo yo kugira ngo aguteze ubumuga, akaba ariko kazi kiwe. Hakaba abandi abadayimoni rero bashinzwe guteza indwara zidakira, za operasiyo zabo bakazamurwa babwiye ngo mugende muteze indwara zidakira. So rero hari abandi badayimoni ariyo myuka mibi bashinzwe guteza impanuka mu mihanda. Bandi badayimoni bashinzwe guteza ibitotsi by'urupfu, umuntu agasinzira ibitotsi by'urupfu. Hari abandi badayimoni bashinzwe guteza ubujiji bwo kutumva no kudasobanukirwa iby'Imana no guhurwa iby'Imana. Umudayimoni niba akorerwa akaza agahita operasiyo yiwe ni ugutuma uhurwa iby'Imana ukabyanga, agahita kwinjiramo kumva iby'Imana urabyanze ntubishaka, ndetse n'abavuga Imana ukabanga. Hakaba abandi badayimoni bashinzwe guteza icyangiro, niba kwatatse araguteza kwangwa n'abantu nta mpamvu, abantu bakwange. So noneho sasa rero tuba turimo dusobanura rero iyi myuka rero imwe n'imwe kugira ngo ikore igire uburenganzira mu buzima bwawe, cyane cyane igihe idashaka kukuvaho, ishaka isezerano hagati yawe nayo, Iyo habayeho rero isezerano ikugiraho access, inakuwa na mamlaka kwako, kukumiliki na kukutawala. Igira ubutware kuri wowe kugira ngo ibashe kugutegeka no kukuyobora. Abadayimoni ubwabo bashaka kugira ngo bategeke abantu, bayobora abantu. Myuka mibi ishaka kugira ngo igutegeke, ikuyobore, kandi ari wowe wakagombye kuyitegeka ukayiyobora kugira ngo umusubire kuzimu. Kuko Yesu Kristo yaduhaye ubutware. Yesu yaravuze ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi. Ikimenyetso cya mbere yavuze ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzirukana imyuka mibi mu izina ryanjye. Imyuka mibi yose icyahwa yirukanwa mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo imyuka mibi yirukanwa n'imbaraga z'imiti, ntabwo imyuka mibi yirukanwa n'imbaraga z'indasago, ntabwo imyuka mibi yirukanwa no kwambara n'ibintu wambariraho, kwambara ibikomo byatongerewe, kwambara ngo imikufu, kwambara ishangi, kwambara icyari. Abantu bambara ibintu mukibira ko mwambaye ibintu kandi mwambaye inzoka. Mu mwuka ugasanga umuntu yambaye igikomo, yarabwiye ngo icyo gikomo kirimo amahirwe kizamurinda, kumbe cya gikomo cyaratongerewe kirimo amashitani abantu batabizi. Umuntu ukabona yambaye ishangi, yarabwiye ngo ukagira ngo ni umutako, kumbe yashangi yambaye ni inzoka. Yabwiye ko ari ikintu kirimo amahirwe n'ibiki, kumbe akenyereyeho inzoka, aragenda n'inzoka mu buryo bw'umwuka.
reka tuve aho ngaho, ntabwo ari byo nje kuvuga. Uwo muntu rero nk'uwo rero sasa nuvuga ngo aba afite isezerano. Igihe cyose wambaye ikintu cy'abazimu, wambaye ibyo bintu nyine ngo biba byahindutse ibigirwamana. Niba wambaye akantu kakambara ku kaboko ukumva ko kagutera ishaba gahindutse ikigirwamana, ako kantu ni agashitani, ni dayimoni mu buryo bw'umwuka. Iyo dayimoni wambaye mu buryo bw'umwuka rero ukoranye isezerano n'umukuru w'abadayimoni, kuko wambaye ibyiwe byatongerewe. Nakubwiraga ko imyuka mibi yose, niba wibonaho umwuka mubi, ugomba gukurwaho n'izina rya Yesu Kristo. Ntabwo uzakurwaho n'icyo wambariyeho, ntabwo uzakurwaho icyo wambariyeho kihindutse ikigirwamana. Kandi mu isi y'umwuka ubwo nyine ushyizwe mu maboko ya Satani, ukoranye isezerano n'abadayimoni, ukoranye isezerano na Satani. Ntabwo imyuka mibi rero yagira gute yakurwaho n'ibyo wisize, n'iriya miti abantu bajya mu bapfumu bakabasiga. Ntabwo imyuka mibi yakurwaho n'indasago, ahubwo izo ndasago uba ushyizweho ukoranye isezerano n'abadayimoni, ukoranye isezerano n'imyuka mibi, igize amahirwe yo kugira ngo izagukurikirane ubuzima bwawe bwose ndetse n'urubyaro rugukurikiraho. Tugiye gusoma turebe ijambo ry'Imana, dusome mu ijambo ry'Imana turebe ibintu bitandukanye, turebe ko n'Imana ubwayo iyo ishaka kugendana n'umwana w'umuntu, nyir'ijuru n'isi, ndavuga Imana nyakuri, kuko ubundi ijambo Imana ni Imana, ijambo Imana wavuga ni nkuko wavuga ngo wavuga ijambo perezida w'igihugu aba afite amazina yiwe bwite. Imana ni nk'urwego. Noneho Imana nyirizina ifite amazina yayo bwite, yitwa Uwiteka Jehova. Uwiteka Jehova yibwiye Mose ngo nduwo ndiwe, ndi Uwiteka Jehova. So rero Imana nyakuri Uwiteka Jehova nayo ubwayo kugira ngo igendane n'umuntu ishaka ikareya isezerano hagati y'umuntu nayo. Kandi iryo sezerano hagati y'umuntu n'Imana ntabwo rigarukira kuri we, riragenda rikagera no ku rubyaro ruzamukurikiraho. Reka twihute tubanze rero dusome mu byanditswe byera. Twagiye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 9. Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro. Kwanza reka duhere mu gice cya 6, hanyuma turebe aho ngaho niki Imana hano itwigisha. Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 13 handitse ngo Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'ibifite umubiri byose riraje mu maso yanjye, kuko isi yose yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti. Reka dufite dusimbuka aho ngaho dusome noneho umurongo wa 17 uze kwisomera ubwawe. Ndagira ngo iki nani tudafata umwanya munini. Umurongo wa 17 kavuga ngo nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbure ibifite umubiri byose, ibirimo umwuka w'ubugingo ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe. Reka ngarukira aho ngaho. Urumva hano ko Imana ibwiye uyu Nowa kavuga ngo nzakomeza isezerano ryanjye nawe. Wumva ibanje imwiyereka, imubwira uko igiye, iramubwira ngo Imana ibwira Nowa ati iherezo ry'ibifite umubiri bose rije mu maso yanjye. Imana itangiye ivugana na Nowa, irimo iramubwira ibigiye kurikiraho n'ibigiye kubaho. Imaze kumubwira ibigiye kubaho, ariko igaruka ivugana nawe ibyihariye ku buzima bwe. Imana ishobora kuza ikakubwira ibigiye kuba mu gihugu, ikakubwira ibigiye kuba ku isi, ikakubwira ibigiye kuba ku muryango uvamo, ikakubwira ibigiye kuba mu nzu yo kwa so, ariko ikagaruka ikaba yakubwira ibyawe by'umwihariko
ibigiye gukurikiraho ku buzima bwawe, wowe ishaka kugendana nawe, wowe ishaka gukorana nawe. Nuko byagenze rero kuri Nowa. Imubwira ibigiye kuba ku isi, imubwira icyo agomba gukora. Imaze kumubwira icyo agomba gukora, imusezeranya yuko we igomba kumurinda, atagomba gupfa, ndetse imubwira yuko iri bukomeze isezerano. Isezerano ni iby'abantu bavugana babiri bakabyemeranyaho, cyangwa se mushobora kuba mutabyemeranyaho, ariko ni iby'umuntu. Isezerano ni ikintu uvugana n'umuntu mukagihurizaho kijyanye n'ibyo muzakora cyangwa n'uburyo muzagendana n'uburyo muzabana. Mwishu ibyo rero nibyo twita isezerano. Imana rero hano yari imaze gusezerana na Nowa, ndetse imubwira ko izakomeza iki? Isezerano. Noneho dukomeze rero turebe mu gice kindi gikurikira. Ubwo tubonye yuko isezerano ari byo umuntu avugana n'undi muntu, cyangwa se hagati y'umuntu n'Imana. Ikivuganye nawe nicyo gihinduka isezerano. None icyo gihindutse isezerano hagati yawe n'Imana ntabwo kigarukira kuri wowe, gikomeza no ku rubyaro ruzakurikira. Reka dusome Itangiriro igice cya 9 n'umurongo w'9. Handitse ngo, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikira. Urumva hano Imana iri kuvugana nande? Na Nowa. Iravuga ngo nkomeje isezerano ryanjye nawe n'urubyaro ruzakurikira. Nuvuga ngo Imana dusenga ni Imana kugira ngo igendane nawe, ikorane nawe, ni ngombwa ko ishyira isezerano hagati yawe nayo. Noneho sasa iryo sezerano ishyize hagati yawe nayo ni isezerano rikurikirana n'urubyaro rwawe ruzakurikira. Twihute rero muri 11 rero, mu murongo wa 11 aho ngaho mu Itangiriro, naho ikavuga ngo, ndakomeza isezerano ryanjye namwe, ibifite umubiri byose ntibizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi ntihazabaho ukundi umwuzure urimbura isi. Imana iravuga iti, turaze kureba rero nyuma yuko isezerano, nyuma aha nirumva ko Imana ikomeje isezerano. Ikomeje isezerano, ivuga isezerano ni ya magambo yababwiye yo kubarinda, ni ya magambo yababwiye yo kubakiza, ya kubarinda no kubakiza. Noneho hano ikavuga yuko ije kuyakomeza, uko ni Imana ivuga ikivuze ikagikomeza. Ntabwo ari Imana ivuga ngo yivuguruze. Abo mu isi baravuga bakivuguruza, ibyo bavuze ntibabihagarareho, ariko Imana ikivuze igihagararaho. Iyo ni nyangamugayo, ikiranuka mu byivuga. Yes. Ubwo rero sasa ikitwa isezerano ni ukuvuga ngo icyo cya kindi icyo ari cyo Imana iba yakubwiye. Iyo ugeze mu bibazo yibuka cya kindi yakubwiye. Iyo ugeze mu ntambara yibuka cya kindi yakubwiye ko izakurwanirira. Iyo ugeze mu bukene yari yakubwiye ko utazakena, yibuka ko yagusezeranyije yuko utagomba gukena. Iyo ugeze mu gihe cyo kuba warwara yaragusezeranyije kutarwara, ihita yibuka ko yakubwira ngo urembe ujye mu bitaro. Niba Imana yaragusezeranyije urugo, uri umukobwa, byanga bikunda, nubwo isezerano rirwanwa, Imana iraryibuka ikakurengera ikaguha urugo. So reka tuvaho ngaho, sibyo ndimo ndavuga. Urabona ko Imana igira gute? Ikomeza isezerano, ndetse hakaba n'ibimenyetso by'isezerano. Iyi Imana yabishatse kugira ngo ibyo yavuganye nawe ikwereke ko bihari ari ukuri, hari igihe ishyiraho ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso by'ibyo yavuganye nawe ko bihari. Hano dukomeje tugasoma mu murongo waho wa 12. Umurongo wa 12 ngo, Imana iravuga ati, umwuzure. Imana iravuga iti, iki nicyo kimenyetso cy'isezerano nsezeranye namwe n'ibifite ubugingo byose muri kumwe kugeza ibihe byose. Iki nicyo kimenyetso. Urumva ko Imana ishobora gushyiraho ikimenyetso cy'ibyo yakubwiye
kugira ngo wizere ko ibyo yakubwiye ari ukuri. Iyo yabishatse ishyira ikimenyetso cy'isezerano. Rero twihute, ubwo aho turahavuye tubonye ko Imana ishyiraho ikimenyetso cy'isezerano ku byiba yakuvuganye nawe, ku ibi byavuganye nawe. Tubibonye mu Itangiriro 9 kuva ku murongo wa 12, turabibonye wowe wazageza ku murongo wa 17. Noneho ahangaha tuza kubona noneho Imana ishyira isezerano hagati yayo n'isi muri rusange. Kumbe Imana ishobora no gusezerana n'agace runaka na zone runaka, ikavuga ngo aha hana aka gace ngahaye umugisha, iyi ntara nyihaye umugisha, ubutaka bwaha mbuhaye umugisha, ikirere cyaha ngihaye umugisha. Igashyiraho igashyira isezerano hagati y'intara cyangwa hagati y'agace cyangwa hagati y'isi nayo. Hano rero tubona ko n'Imana yageze aho ngaho ikagura isezerano ikarikura ku muntu ikarishyira no ku isi. Reka rero twihute tukomeze dusome aho ngaho turebe ko iyi Mana turi kuvuga, turavuga Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi. Tugiye kureba rero sasa ko hari n'izindi mana noneho zindi zitari Imana zishobora kugirana amasezerano n'abantu. Reka twihute Abami ba mbere igice 8, aho niho tugiye kureba. Wibuke ko ndi gushaka kuvuga kuko turi gukomeza kwigisha ku nyigisho isobanura ukuntu abantu bashobora gukorana amasezerano n'abadayimoni na Satani mu bundi buryo batazimo. Hano tugiye kureba none ukuntu hano tubanje kureba ukuntu Imana igendana n'umuntu, yashyizeho isezerano hagati yayo n'umuntu, ndetse ikagaruka ikanarikomeza. Ndetse tubonye ko isezerano hagati y'umuntu n'Imana ritagarukira kuri we, rikomeza no ku rubyaro rwe rumukomokaho. Ubwo rero tugiye kureba ku rundi ruhande runde turimo turavugaho kugira ngo umenye inkomoko y'ibibazo byawe. Ibi turabivuga kugira ngo umenye inkomoko y'ibibazo byawe, umenye n'inkomoko y'intambara zawe ucamo. Noneho kugira ngo ubone uko urwana, ni ngombwa kumenya inkomoko y'intambara zawe, inkomoko y'ibibazo byawe. Ntiwitiranye ibibazo ufite aho bituruka n'aho biva. Dushaka ko mumenya, musobanukirwa inkomoko y'ibibazo byanyu, aho bikomoka n'aho bituruka, n'uburyo mugomba kubisengeramo. Reka rero kubisengera nyine kugira ngo biveho, nicyo nshatse gusobanura. Reka rero twihute Abami ba kabiri, Abami ba mbere nako igice 8 n'umurongo waho wa 23. Abami ba mbere igice 8 umurongo wa 23 handitse ngo, Abami ba mbere igice 8 umurongo wa 23 haranditse ngo, aravuga ati Uwiteka Imana ya Isiraheli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe, kuko ukomeza gusohoreza abagaragu bawe amasezerano no kugirira reka nongere nsome n'umurongo neza ngo, aravuga ati Uwiteka Imana ya Isiraheli, nta mana iriho hejuru mu isi cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe, kuko ukomeza gusohoreza abagaragu bawe amasezerano no kugirira ibambe abagendera imbere yawe n'umutima wose. Urumva rino jambo ngo aravuga ati Uwiteka Mana ya Isiraheli, nta mana iriho hejuru mu ijuru cyangwa hasi mu isi ihwanye nawe. Urumva ko iki cyanditso kibisobanura ko hari izindi mana hejuru ndetse no mu isi, ariko nubwo zihari nta yindi mana iriho imeze nkayo, nta yindi mana imeze nk'Uwiteka. Ibi mpamvu nuko hari abantu basenga ibintu bitandukanye,
bakiyambaza ibintu bitandukanye bari mu byago no mu makuba, bazi ko ari Imana nyamara bitari Imana. Ariko nubwo bimeze gutyo, mu bisengwa byose no mu by'abantu bambaza byose, nta yindi Mana iriho imeze nk'Uwiteka, umuremyi w'ijuru n'isi, igira ibambe n'imbabazi, ikora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye nk'Uwiteka. Uwiteka akora ibirenze iby'abana b'abantu bakora n'iby'izindi mana zose zikora. None rero sasa izi mana zindi wumvise zivugwa hano zitameze nk'Uwiteka, abantu bakorana nazo amasezerano. Reka tukomeze turebe Abakorinto 2:4, turebe imwe mu mana muri zo abantu bashaka gukorana nabo nayo amasezerano, hanyuma ayo masezerano akababera ikibazo, akababera umutego, akazajya acishwamo ibibazo byose, ibibazo byose abantu bacamo, ibibazo byose abantu banyuramo, ugasanga bishingiye ku masezerano bakoranye n'ubiteza. Ndagusengera kano kanya kugira ngo biveho mu izina rya Yesu. Abakorinto 2:4 umurongo wa 4. Abakorinto 2:4 umurongo wa 4 handitse ngo, aka duhere kwa 3, ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, ari b'Imana y'iki gihe. Ako kantu nushaka ukumve neza, ngo ari bo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Hano urabona ko hari Imana y'abiki gihe ihuma imitima. Kumbe iyi Mana y'abiki gihe ivugwa ni Satani. Urabona ko hano Satani ibyanditswe byera bimwita Imana y'abiki gihe ihumira abantu imitima kugira ngo ubutumwa bwiza butabatambikira, bakava mu guterekera, bakava mu kuraguza, bakava mu kwizerera mu mbaraga z'imiti, bakizera mu mbaraga z'izina rya Yesu Kristo. Simvuze ko gukoresha imiti ari icyaha, oya, ariko hari imiti imwe n'imwe yahinduka icyaha kuyikoresha, urirukana abadayimoni. Abadayimoni ntabwo birukanwa n'imiti yo mu bapfumu. Nujya mu bapfumu kwakaye imiti yirukana imyuka mibi, aho ngaho umenye ngo wagiye mu bigirwamana. Imyuka mibi ntabwo yirukanwa n'imiti. Ijambo riravuga ngo ibimenyetso n'ibitangaza bizegumana n'abizera, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Abadayimoni birukanwa mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yirukanwa mu izina rya Yesu Kristo. Ninde wakuroze, ninde wagushutse ku myuka mibi bayivura? Ntabwo imyuka mibi ivurwa. Nta imyuka mibi irasengerwa ikava ku buzima bw'umuntu, ntabwo ivurwa n'imiti. Ntabwo imyuka mibi ikurwaho no gucibwa indasago. Icyo gihe ukoranya amasezerano n'abadayimoni. Imana y'abiki gihe yaguhumye umutima, imaze kuguhumya umutima unanirwa kwizera ubutumwa bwiza. Unaniwe kwizera ubutumwa bwiza, wizera ibindi. Wumvise ko ijambo rivuze ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka, ari b'Imana ari bo batizera. Mwumva, abarimbuka n'abatizera. Icyambere, ubwo butumwa butwikiriwe iki? Ngo abarimbuka ari bo batizera. Utizera by'ukuri Satani amuhuma umutima, yamara kumuhuma umutima akananirwa kwizera ubutumwa bwiza. Yananirwa kwizera ubutumwa bwiza, akizerera mu miti y'aba mu bapfumu, akumva ko imiti yo mu bapfumu yamwirukanira inyatsi, yamwirukanira imyaku, yamwirukanira imikoshi, yamwirukanira kudashaka, kutabyara, kudashyingirwa. Ibyo byose akizera ko ibyo bintu azambariraho, ibintu azisiga, imigenzo azakorerwa, akibwira ko bizirukana imyuka mibi. Wowe uba wamaze gukorana amasezerano n'abadayimoni, kandi wamaze kwishyira mu maboko ya kuzimu, wamaze kwishyira mu maboko y'Imana y'abiki gihe,
uba wamaze kwishyira mu maboko ya Satani ariwe Mana. Reka nerure, uba wamaze kwishyira mu maboko ya Satani. Ese dukomeze ibyo uvuga ati reka dukomeje. Noneho sasa urumva iyi Mana y'abiki gihe ariyo Satani. Turebe dusome muri Yohana 8:44. Yohana 8:44. Aho nabo turacyareba ko iyo Mana y'abiki gihe ariyo Satani, abantu bakorana nawe amasezerano. 8:44 handitse ngo 8:44. aho ngaho handitse ngo mukomoka kuri so Satani, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Hano urabyumva, hano ya Mana y'abiki gihe Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana rihishuye ko ni Satani. Noneho rero hari abamukomokaho. So rero sasa dukomeze rero, iyo ukoranye rero isezerano, ni gute wakorana nawe wakorana isezerano na Satani? Ni muri ubwo buryo nyine ushobora gukorana isezerano n'abamuhagarariye hano mu isi, bamukurikira, bamukorera, cyangwa se nawe ubwawe ukaba wagenda ugakorana nawe isezerano nawe direct. Imana rero kuko yari bizi ko hari abantu baramya izindi mana, Uwiteka arabizi ko hari abantu basenga ibindi bigirwamana batazi Imana rurema. Yarabizi ko hari abantu batemera cyangwa se bayobye bakava mu mucyo bakagana mu mwijima. Ibuza abantu kuba wakorana amasezerano n'abantu nk'abo, kuko gukorana amasezerano n'abantu nk'abo basenga ibigirwamana enye uzu y'abapfumu ngo ugiye kwivuza. Igihe watangiye gukora imigenzo yo guterekera, igihe watangiye kubandwa kuraguza, igihe watangiye kwizerera mu bintu runaka, gasanga hari ibyo wambariraho, hari ibyo ugendana mu ikofi, hari ibyo wisiga, aho bati ambara kano gakomo kazakurinda, nawe ukagafata ko kukakambara ngo ako gakomo karimo amahirwe. Nyamara w'Imana wambaye daimoni, wambaye umwuka mubi, ukoranye isezerano n'imyuka mibi yo kukurinda, ukoranye isezerano n'imyuka mibi ngo yo kuguhesha amahirwe, ngo ni imyuka iguhesha amahirwe. Ntibibaho. Nta myuka, amahirwe aturuka ku Mana, umugisha utangwa n'Imana, guhirwa gutangwa n'Imana, ntabwo gutangwa nako umuntu yakwambariraho. Guhirwa ntabwo kwazanwa n'ibintu wisiga wavanye mu bapfumu. Igikundiro ntabwo kizazanwa n'ibyo wisiga n'imiti yo mu bapfumu. Buriya uba wisize abadayimoni, uba wisize imyuka mibi, ukoranye isezerano n'imyuka mibi. Noneho muri iryo sezerano ukoranye n'imyuka mibi, kabone niyo yaba ari papa wawe cyangwa mama wawe bagendera muri ibyo. Twabonye ko isezerano rikurikirana, iry'Imana rirakurikirana n'urubyaro rugira gute ruzakurikira. Rivuga ngo niba wowe wa musore wa mukobwa we wishoye muri ibi bintu by'iyo myuka mibi, menya ngo ibyo wishoyemo, ibyo wambariraho, ibyo ugenderaho, ibyo wisiga, ni isezerano ukoranye n'abadayimoni, ni isezerano ukoranye n'imyuka mibi, kandi ntabwo rizagarukira kuri wowe, rizakurikirana n'urubyaro ruzaguturukaho. Ugirire n'abazagukurikiraho usanga urimo urabateza ibibazo, wa mupapa we, wa mama we. Ibyo byose ukora bishinduka isezerano, rya sezerano rigakurikirana n'abagukomokaho, ugasanga urimo urateza ibibazo. Garukira Imana, va mu bigirwamana, va mu myuka mibi,
ambara kwizera, humuka umutima. Imana yabikigira iragenda ihuma imitima abantu bakananirwa kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubakiza, bubabatura, bubabohora. Ubutumwa bwa Yesu Kristo burihagije kwirukana imyuka mibi, kwirukana inyatsi, kwirukana umwako, kwirukana icyangiro, kwirukana igisuzuguriro, kwirukana indwara. Ubutumwa bwa Yesu Kristo burihagije kubohora abantu, kuzingura abazinzwe, guca inzingo zose. Burihagije kwica karande. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo burihagije gukiza indwara zikomoka mu miryango, zituruka mu maraso za karande. Ubutumwa bwa Yesu Kristo burihagije kwirukana imyuka iteza ibibazo byose, abantu bakabohoka, kuko yatanze isaba ati muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Izina Yesu ririhagije kwirukana inyatsi, kwirukana umwako, kwirukana imikoshi, kwirukana icyangiro, kwirukana igisuzuguro, kwirukana uruzerero n'urubuyero, kwirukana ubupfapfa, ubujiji, kwirukana imyuka itera ibyaha, kwirukana ibiyobyabwenge mu muntu agabicikaho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo burihagije kwirukana imyuka y'ubugumba, umuntu akabyara, inda ikazibuka. Ibindi byose mujyamo ni ukujya gukorana amasezerano n'abazimu, ni ukujya gukorana amasezerano n'abadayimoni, kandi ibyo biteje akaga. Ntibigomba kukugarukaho wenyine, bigomba kugukurikira n'urubyaro ruguturukaho. Nicyo bibi byabyo, nicyo kibi cyabyo, kuko umvise ko n'Imana ubwayo nyir'ijuru n'isi ikoranye isezerano nawe. Ntiri kugarukaho gusa, rirakomeza no ku rubyaro rukurikira. Noneho rero sasa tugarutse ku bimenyetso rero bijyana n'isezerano hagati y'Imana n'isi n'umuntu, yashyize umukororombya mu kirere, ivuga yuko itazongera kurimbuza isi umwuzure ukundi. Ikimenyetso ishyira umuheto mu kirere wita umukororombya. So hari abantu rero Satani ashyiraho ibimenyetso by'isezerano, ibimenyetso by'isezerano bakoranye. Ndagusengera kugira ngo ibimenyetso byose bikuriho by'isezerano ufitanye n'abadayimoni bisibwe biveho mu mbaraga z'umwuka wera. Ureka ngarukira aho ngaho, ikiganiro cye kuba kirekire mutarambirwa kucyumva. Imbaraga z'Imana zikubohore, imbaraga z'Imana zigukize, utandukane n'ibigirwamana. Ariko ntabwo nasoza ntasomye ibi byanditse byera narimvuze Abisiraheli, kuko Imana yari izi yuko Imana yo mu ijuru yari izi yuko hano mu isi hari ayandi mahanga yasengaga ibigirwamana. Yagendaga ibabuzira babwira ngo mwirinde kuzakorana isezerano n'abanyamahanga basenga ibigirwamana. Reka turebe igitabo cyo Kuva 34:12. Narindi nsobanura ukuntu ushobora ahangagiye gusobanura ukuntu ushobora kwisanga ukoranye amasezerano n'abadayimoni. Ni cya gihe wisanga uri kumwe n'abantu badasenga Imana rurema, badasenga Imana nyakuri, Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, ukagira ibyo wemeranya nabo, ukagira ibyo usezerana nabo. Uzisanga wishyize mu mutego w'abadayimoni, uzisanga wishyize mu mutego w'imbaraga z'umwijima. Reka twihute dusome Kuva igice cya 34 n'umurongo wa 12. 34 Kuva igice cya 34. Kuva igice cya 34 n'umurongo waho wa 12. Handitse ngo ujye handitse ngo umurongo wa 12, wirinde ntuzasezerane nabo isezerano. Umva rino jambo, wirinde ntuzasezerane isezerano na bene icyo gihugu ujyamo, rigiye kuba nk'umutego hagati muri mwe. Ahubwo muzasenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Ashera babaje, kuko udakwiriye kugira izindi mana yose, kuko udakwiriye kugira indi mana yose usenga, kuko Uwiteka witwa ufuha ari Imana ifuha. Urumva hano Imana wirinde aho ugiye,
ntuzagirane isezerano n'abapfumu, ntuzagirane isezerano n'abasenga izindi mana, ntuzagirane isezerano n'abakoresha izindi mbaraga zitari iz'imbaraga z'Imana, ntuzagirane isezerano n'abafite iyindi myemerere itari imyemerere y'ukuri, kugira ngo utazisanga mu mutego wo kuba urimo urasenga izindi mana itari Uwiteka Imana, kuko Uwiteka Imana ifuha. Iyo Uwiteka yafushye agutera umugongo, ya myuka ikagira access uba wakoranye nayo amasezerano kuri wowe, ya myuka ikakugiraho ubutwari, ikakugiraho uburenganzira bwo kukunesha, ikakwataka ikakunesha. Yani mapepo anakuvamia na kushinda kwa sababu yana agano. Mashetani ana maagano na wewe. Sasa ni wakati wa kuvunja maagano yaliyo kati yako na Ibilisi, yaliyo kati yako na Shetani, bila kuharibiwa kwa maagano, bila kuteketezwa kwa maagano ulioagana na Ibilisi. Utafeli mpaka mwisho. Ndeka nsubira ibyo bintu bivuze mu Giswahili sinzi ukuntu kiba kinjemo. Hatabayeho gusesa amasezerano ari hagati yawe n'abadayimoni, ari hagati yawe n'abazimu, ari hagati yawe n'imbaraga z'umwijima, uzahora uferinga mu minsi y'ubuzima bwawe bwose. Biragusaba kugira ngo ubanze usese amasezerano yose ufitanye n'ubwami bw'umwijima, ayo winjijwemo, yaba ari ayo so yakoranye na Nyabingi, yaba ari ayo nyoko yakoranye na za Nyabingi, ba nyirakuru bawe bakoranye na za Nyabingi, cyangwa ubwawe wakoranye na za Nyabingi. Igihe cyose utayasohotsemo, cyangwa se ubwawe ayo waba warakoranye n'abantu basenga za Nyabingi, bizerera muri Nyabingi, basezerano wakoranye n'imyuka y'abarangi umunsi wabajyagamo, basezerano wakoranye n'amashitani umunsi wajyaga kwa Satani, igihe atavanyweho, imyuka mibi izakomeza kubona impamvu yo kukototera no kukugendaho. Ayo masezerano akorana n'imyuka mibi, wisiga imiti, wisiga ibintu by'imiti ngo uri muriruka urikuraho uruzingo, baguca indasago, bakugira gute, aho niho deliverance itangirira. Gubwa neza muri Kristo Yesu. Abacamanza 2:2 dusoreza aho ngaho. Abacamanza 2:2 dusoreze aho ngaho. Ni ngombwa gutembagaza no gutema ibyo bicaniro byose by'imyuka mibi, ibyo wagiyeho, ibyo wavukiyeho, ibyo wakuriyeho. Ni ngombwa gutema Ashera, ugatema iyo mizimu ikariturwa, ikakubitwa hasi. Ni ngombwa kwangiza imihango n'imigenzo yose winjiyemo bakayigukoreraho nawe ukayikoresherezwaho, kugira ngo usenyere Satani akuvire mu buzima mu izina rya Yesu. Nudasenyera Satani ngo akuvire mu buzima, ahubwo ukazajya mu bapfumu ngo ugiye kwivuza, menya ngo ugiye gukomeza isezerano ufitanye n'abadayimoni. Iyo ugiye mu bapfumu kwivuza, ugiye gukomeza isezerano rya rindi rya mbere so yakoranye n'abadayimoni. Iso yajyaga mu bapfumu, mama wajya mu bapfumu baterekera abandwa, nawe utangiye kubajyamo ngo ugiye kwivuza inyatsi, ngo ugiye kwivuza icyangiro, ngo indwara zidakira, ngo ugiye kwikuzaho imyuka mibi, cyangwa ngo ugiye gukomeza isezerano n'iyo myuka mibi wakuriyemo wavukiyemo. Uwiteka kubohore mu izina rya Yesu. Garukira Imana rurema, Imana yakuremye, wakira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu akwirukana iyo myuka mibi. Nakubwiye ngo ijambo riravuga ngo muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Imyuka mibi twirukana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo twirukana mu mbaraga z'imiti, ntabwo twirukana mu mbaraga zo kurasagwa n'ibindi byose. Abacamanza 2:2 handitse ngo namwe ntimugasezerane na bene icyo gihugu, ahubwo muzasenye ibicaniro byabo. Ariko ntimwanyumviye, niki cyatumye mukora mutyo? Urumva Imana iracyavugana n'ubuzima bwawe. Gusenya ibicaniro by'iyo myuka mibi, gusenya ibicaniro by'ibigirwamana. Myuka mibi n'ibigirwamana, hari imyuka mibi twita ibigirwamana. Rero iyo bidasenywe ni ngo bimenagurwe, ibyo wambariyeho, izo mashangi mwahawe muvanye mu bapfumu n'ibindi byose, n'ibiheko n'ibindi byose mwagiye mukenyereraho, ibyo bikomo mwambara wambaye byaratongerewe. Yego hari abambara igikomo
ari umutako nta kibazo, kitaratongerewe yakiguriye rwose. Ariko hari n'undi ujya ku mupfumu akacyamba akagihabwa kivuye ku mupfumu, cyangwa akagihabwa n'ababyeyi cyangwa n'abakurambere, ati mwana wanjye ujye wambara kano gakomo kazagufasha, ugasanga guhaye ikigirwamana ku gakomo ku kaboko kawe ni akagirwamana. Si icyo wiguriye ngo kiguze nk'umurimbo, ahubwo umukecuru yaragiye akijyana ku bicaniro by'amashitani, aragitongera. Amaze kugitongera imizimu n'imyuka, araza arakiguha ngo cyambare ni amahirwe. Undi akaza agafata umukufu akawutongera, akaza akaguha ati ambara no mukufu. Undi agafata ishanga yacishijwe ku bicaniro bya Satani barayitongera, araza aravuga ati ambara iyi shangi nawe ukambara. Undi akafata akantuza mu ruhanga agasanga ni akantu yagatongereye nawe ukambara. Kumbe wambaye abadayimoni, wambaye ibigirwamana. Ufitanye imikoranire n'abadayimoni, ufitanye imikoranire n'imyuka mibi, ufitanye isezerano n'imyuka mibi ry'imikoranire. Iyo mikoranire yawe n'iyo myuka mibi ntumenye ngo izaguteza akaga kuri wowe n'urubyaro rukomokaho. Garuka uve mu masezerano y'abazimu, garuka uve mu masezerano y'abadayimoni, wongere wizere Yesu Kristo. Yesu Kristo agufitiye isezerano, twamuhawe nk'isezerano ryo kutubohora no kudukiza, kandi aratubohora akadukiza. Amaraso yari hagije kutubohora, amaraso Yesu Kristo ari hagije gukomeza isezerano ryo kugirirwa neza n'Imana hagati yacu n'Imana, kandi katugirira neza rwose. Amaraso Yesu Kristo ari hagije kudukiza indwara, kudukiza imyuka mibi, kudukiza karande. Amaraso Yesu Kristo ari hagije gukuraho karande, gukuraho imizimu, gukuraho amagini, gukuraho ibibazo bifitanye isano n'amaraso y'aho abantu bava n'aho bavuka. Amaraso Yesu Kristo ari hagije kubohora abantu. Ndakwatura kugira ngo amaraso Yesu Kristo wowe utayizeraga, biragusaba kugira ngo wowe ushaka kubohoka, ushaka kumenagura no gusesa no kusenya ibicaniro by'abadayimoni n'imyuka mibi, narabikubwiye ngo icyambere ushaka gusesa aya masezerano, wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukamwinjiza mu mutima wawe, ukamwakira ukamwinjiza mu mutima wawe. Kuko uyu Yesu yazanywe no gucira ngo akure abantu, akingurira abantu bari mu nzu z'imbohe bazisohokemo. Kwakira Yesu Kristo ukamwinjiza mu buzima bwawe. Kabiri, kwihana ibyaha byose ugahindukira ukaba mu buzima bukiranukira Imana. Gatatu, ukaca muri deliverance, aho haseswa amasezerano yose, hasenywa imihango n'imigenzo n'ibindi byose uba warakoreweho mu izina rya Yesu. Kane, ukaba mu buzima busoma ijambo ry'Imana no gukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Gatanu, ukaba mu buzima busabana n'Imana, ubuzima busenga. Reka ngarukira ngo gatandatu, ukaba mu buzima ukaba umunyamwuka nyine, ukaba umunyamwuka. Karindwi, ukaba umurwanyi urwanirira kwizera kwawe. Ibyo bintu iyo wabyinjiyemo ukabihagararamo neza, uba mu Mana neza, kandi ukaba mu mahoro masa, ukaba mu butsinzi, ukaba mu buzima bufite umwuzuro. Tuzagaruka kuri ibi bintu birindwi mvuze, ubutaha nzabigarukaho kuri ibi birindwi mbivuze cyane, mbisesengure mvuge n'ibyanditswe. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma y'ahangaha tuzagarura isengesho risandaza ibyo byose. Mugira amahoro. Mwari kumwe na Pastor Justus. Shalom shalom.